iyo bigeze mu gusigasira ubusugire bw'igihugu hanaga umuntu ntawe dusaba uburenganzira. Amaraso yameneka hageze ushaka kubangamira umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda. Ibyo kwirwanaho twabyonse mu mashereka, ntituzigera na rimwe tworohera abashaka kuturimbura. Ntabwo turi za nsina ngufi zicibwaho urukoma, si turi kandi na twa dutebo tuyora ivu. Abongera muzababwira uti kamenyero yenze nyina, kandi u Rwanda tuzarurinda mpaka ku mwuka wa nyuma. Turi igihugu, ntabwo turi inyeshyamba. Bisabye ko tunababasaza ngo u Rwanda rugira amahoro twatoragura amashashi. Niba iyi speech cyangwa imbwirwaruhame warayumvise, yavuzwe nande? Ese hari habaye iki? Niba kandi utabizi, guma hano, hari byinshi ugikeneye kumenya. Niba kandi ubizi, byandike hano muri komenti. Nshobora kukunyuraho nitambukira nkakubaza icyunywa mu by'ukuri. Ibi ntabwo ari byo binzanye, ariko uno munsi nje kubabwira operasiyo yitwa Operasiyo Kidandari. Iyi se wari uyizi? Ntabwo wari uyizi mu by'ukuri. Ubyanga ubyemere, hari byinshi ugikeneye kwiga. Hari ama operasiyo menshi yakozwe n'inkotanyi kugira ngo ubone igihugu gisa uko kimeze. Amaraso yaramenetse, gusa bano basore bayoboye u Rwanda uzumva bakubwira ko ntacyo batakora ngo u Rwanda tumere neza. Ni abasore ku isura, ariko nanone barakuze mu bitekerezo. Basa n'abanyweye amata, bakamiwe inyambo. Icyo barwaniye bakigezeho. Bahoze bifuza u Rwanda rwiza, none barabibonye. Bahoze bifuza guseka, none barabibonye. Ntabwo twareka kuvuga ngo amen amena. Reka nkubwire aka ka operasiyo ushobora kuba utarumvise na rimwe. Operasiyo Kidandari. Uyu ngo yarakuriye abarindaga perezida, aza kuraswa na kaporale wari wambaye bote z'ubururu. Aho ushobora kuba utanyumvise neza, ndakubwiye ngo yarakuriye abarindaga perezida, aza kuraswa na kaporale wari wambaye bote z'ubururu. Ndakeka noneho wabyumvise. Ubundi twakomeza. Guma hano kuri Red Blue Empire wumva amateka adatobye y'igihugu cyawe. Kandi ndabizi neza ibyo gukanda subscribe si ibyo nkubwiriza. Ntabwo ubu noneho ndakubwiriza kumpa igitekerezo cyangwa kunkandira like, ubundi uze kubikora noneho ikiganiro nikikuryohera. Uyu rero ngo baramuzengurutse ari kumwe n'abasirikari barenga 60, babura aho bahungira, yaba mu misozi bari bahari ndetse no mu bibaya bari bakabye. Izi mvugo ubundi ni za gisirikari. Kaba nayo ubundi ngo bari bakabye mbye. Isazi busazi ntiyari kubacika. Iyi yari operasiyo y'injyana muntu. Uyu yagombaga gufatwa cyangwa akicwa. Ibintu byari bibiri. Inkotanyi zari zararambiwe agasuzuguro. Inkotanyi kandi ntabwo bari bazi yuko zari zikiri za zindi, nubwo ahangaha byari mu mwaka w'1998. Mvuze ngo hari mu mwaka w'1998. Iyo wumvise inkotanyi muri we n'iki kikuza mu mutwe? Ushobora kuba wumva intsinzi. Nanjye numva intsinzi, ariko nanone tugomba kumenya uko yaharaniwe iyi ntsinzi. Ese ubundi uru Rwanda kugira ngo tube dusukuye tumeze gutya byaturutse he? Aha hitwa Kidandari, ni mu Rwanda mu gace ka Shyira. Aha ni Nyabihu. Akandi gace bita Giciye naho ni muri Nyabihu. Aha hantu urugamba rwahabereye rwari injyana muntu, ariko nanone intsinzi yarwo rwatumye interahamwe zicika mu Rwanda burundu. Ahwi, ese ubu nkomeze cyangwa ndi kwibaza niba ugikeneye kubyumva? Ariko reka nkomeze mbikubwire neza. Jewe aka kanya ndi kubabwira ino nkuru ndi kwiruhutsa mu mutima. Ariko reka nkomeze, reka nkubwire amateka y'inkotanyi. Ureke bya bindi baba bavuga, ureke bya bindi byaba abandi baba bahaza imvange, ukajya kumva inyuma mu ishyamba ngo bwe. Nyuma yaho Igisifari igereye muri Kongo,
baje inshuro nyinshi bashaka gukuraho FPR yari ku buyobozi. Intambara y'abacengezi nuko yatangiye. Hari abasirikari babiri bari bakomeye mu kugira amayeri yo kurwana, gusa ngo ayo mayeri yarimo ubugome bwinshi. Hari uwitwaga Lieutenant Colonel Nkundiye ndetse na Lieutenant Colonel Froduwari Mugemanyi. Ngo uyu Nkundiye rero yahoze ari umujepe warindaga Perezida Habyarimana, ngo yaranakuriye abarindaga Habyara. Nyuma yo gutsindwa rero ngo yaje kwegerwa na Mugemanyi, maze bashinga umutwe wari uyobowe n'uyu Mugemanyi yungiririje Nkundiye mu 1997, ndetse ngo baza kuza mu Rwanda baza nk'abacengezi. Perezida Kagame wari Visi Perezida na Minisitiri w'Ingabo bapanze ikipe ngari nini ya RPA yagombaga kwirukana interahamwe mu Rwanda. Ingabo zari z'u Rwanda RPA zatangiye guhiga abacengezi, gusa byari bigoye kuko abaturage babahishaga, RPA ikabura uko ibakura mu Rwanda. Gusa hano icyari kibabaje ni ukuntu abaturage babahishaga, nyuma nijoro bakaza kuba aribo bahindukirana bakabagirira nabi, bakabateragura ibyuma bakabica, abagore bagafatwa ku ngufu bagasahurwa, n'ibindi bintu byinshi tutarondora bibi. Aba bagabo kwica bari babifite mu maraso. Operasiyo rero yo guhiga uyu Nkundiye wasaga naho ahagarariye aba bose yahereye mu 1998, aho bitaga muri komini Nyamutera mu murenge wa Rugera mu karere ka Nyabihu. Ubu ngubu muri Cyanika rero aho bita Rurembo haje icyo twakwita nka bate ebyiri z'abacengezi, gusa ingabo za RPA zirazirasa izi nterahamwe maze zihungira aho bita muri Kidandari. Aha rero operasiyo yari itangiye. Operasiyo yakozwe na bato yari iyobowe na Lieutenant Colonel Mucyo Kamanzi. Icyo gihe bakoze akazi gakomeye cyane, ndetse hari na Lieutenant Colonel Rwigamba Philibert wagize icyo avuga kuri iyi operasiyo, akavuga uko yagenze. RPA yakomeje kubahiga muri Giciye. Ku makuru yavuye mu baturage, uyu Lieutenant Colonel Nkundiye byarangiye bamurashe, yarashwe ari kwiruka. Umwana wari wambaye bote z'ubururu amushyira hasi. Ingoma ya Lieutenant Colonel Nkundiye ibirarangiye. Iki gitero nyirizina cyabaye muri Nyakanga 1998. Nyuma yo kumurasa, abanyamakuru n'abaturage baje kumureba, baza kumureba aho agaramye. Ababyibuka, televiziyo y'u Rwanda icyo gihe yabinyushije mu makuru, ndetse abantu benshi bariruhutsa cyane. Uyu yari umugome, yari igisimba, aho yageraga abantu bihinaga mu nzu. Iyo wumvaga ko ashobora kuba ari ku musozi utuyemo, washoboraga kuzicirwa n'inzara mu nzu kubera gutinya gusohoka. Nyuma rero yo kwicwa, hari hasigaye Lieutenant Colonel Froduwari Mugemanyi. Uyu niwe wari umuyobozi wa FDLR. Uyu rero ngo nawe yaje kwicwa ibyumweru bibiri nyuma y'uko Nkundiye yicirwa aho bita Musebeya muri Nyarutovu. Nyuma yaho uwari uwa mbere yishwe n'uwari umwungirije. Uyu mutwe bari bayoboye wahise uzima, gusa ngo havuka FDLR. FDLR yari isuganyije ishaka kwambuka umupaka, gusa bibagiwe ko u Rwanda rutera ariko rwo ntiruterwe. Ahangaha Nkundiye nshobora kuzabagezaho operasiyo y'uburyo RPA yambutse muri Kongo, nyuma y'uko FDLR yari imaze igihe ikomeza gutera Rwanda ikica abanyarwanda benshi. RPA bikayinanira kwihangana, inkotanyi zikerekeza muri Kongo guca intege FDLR yari imaze kuyogoza u Rwanda. Abakiri bato mugomba kumenya aho u Rwanda rwavuye, bityo mukarinda ibyagezweho, muzi neza impamvu yo kubirinda. Nindangiza iyi operasiyo nzayibaha kandi ndabizi muzayikunda. Hari ama operasiyo menshi ndimo ndabategurira, ariko bizaterwa n'umujyo muyashaka. Iyo bigeze mu gusigasira ubusugire bw'igihugu, hanaga umuntu ntawe dusaba uburenganzira. Amaraso yameneka hageze ushaka kubangamira umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda. Ibyo kwirwanaho twabyonse mu mashereka,
ntituzigera na rimwe tworohera abashaka kuturimbura. Ntabwo turi za nsina ngufi zicibwaho urukoma, si turi kandi na twa dutebo tuyora ivu. Abongera muzababwira uti kamenyero yenze nyina, kandi u Rwanda tuzarurinda mpaka ku mwuka wa nyuma. Turi igihugu, ntabwo turi inyeshyamba. Iyi speech cyangwa imbwirwaruhame ndongera nkubaze niba warayumvise, kandi nkakubaza ngo niba warayumvise yavuzwe nande, ese hari habaye iki? Niba utabizi rero guma hano, hari byinshi ugikeneye kumenya. Ndagira ngo nkubaze se, nkomeze se, cyangwa mbe ncishijemo akanya tube twicecekeye? Biba ngombwa iyo ubonye ko ibyo uri kuvuga hari abo muri kujyana. Niba turi kujyana, ejo mu gitondo ndabaha indi operasiyo. Ndabakunda cyane kandi muhorana Imana n'amafaranga. Uyu yari umwami wa Red Blue Empire, ubwami buhirimbanira kumenya no gusobanukirwa byinshi birimo amateka yaranze u Rwanda rwacu dukunda. Tuzongere ku munsi w'ejo. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.